Muri aka kanya nyemera tuvuge gato ku cyo abayobozi, abarezi bakwiriye gukora kugira ngo bashobore kwakira abana muri iyi minsi barimo bajya ku ishuri. Icya mbere ni uko habaho ubufatanye bwuzuye hagati y'ababyeyi, abayobozi b'ikigo ndetse n'abarimu, aho umubyeyi yohereza umwana yamaze kumenya neza niba umwana ari buze kwakirwa neza ku ishuri, kandi inzego zose ziriyo kandi ziri tayari kwakira abana. Inzego tuvuga niba ari segonderi na animateri ariteguye, prefe des etudes ariteguye na prefe de discipline ariteguye, n'umuyobozi w'ikigo ari gukunda kuba ku kigo. Icya kabiri ni ugutega amatwi abanyeshuri. Niba umunyeshuri aje agusanga, mwemerere umutege amatwi, woye kumuhutaza mubwira ko ibyo aje kukubwira atari ngombwa. Ikindi cyangwa se indi ngingo ngira ngo tuvuganeho niyo bita gutuma abana batekana. Ni byiza yuko abana bakirwa mu buryo buri butange umutekano wabo, abana bakishimira kuba bagiye mu maboko meza y'abarezi babo, abana bakishimira kuba bagiye mu maboko meza y'ababyeyi ku ishuri. Ikindi rero ni ugufasha abana kwitegura neza gutangira ishuri. Ibikorwa by'ishuri ni ngombwa yuko bitangira mbere y'uko abana bahagera. Abana bagasanga ikibaho kimeze neza, abana bagasanga ingwa zihari, abana bagasanga amarangi yaratewe, abana bagasanga ibintu byose biri tayari, abarimu biteguye, ibitabo byaba bihari. Icyo gihe nicyo bita ko umwana afatiraho agatsinda. Niba rero nawe hari izindi ngingo uri gutekereza dushobora kuba twaganiraho, twavugaho, umwanya n'uwawe mu bijyanye no gutuma abana bacu bagira uburere bwiza, ndetse by'umwihariko tukaganira ku iterambere ry'uburezi n'uburere bw'abana bacu.